Mwiriwe neza cyane. Umeze neza? Ndaho umeze neza cyane. Aho ni sawa cyane. Ikaze muri Showbiz Today, ikaze kuri Radio Rwanda. Murakoze cyane. Watekerezaga kuzapfa byari byagenze gute? Hari ubuzima twese iyo dukora ibyo dukora uyu munsi, iyo tubaho uko tubaho uyu munsi, amadega dukora, ibyiza dukora, ibibi, nta muntu n'umwe utekereza ku kantu se biramutse aba ari umunsi wa nyuma. That's why umuntu yibukije abantu ese nzapfa, ese nyine nindamuka mpfuye bizagenda gute, nyine wenda nkurikije ukuntu nabaye kuri iyi si. Waribazaga ngo uzajya he ko wari ukiri mutoya? Ahangaha mpita nibaza oda Paccy ese tekereza ibintu byo gupfa. Ntabwo byoroshye. Birakomeye cyane. Iyo wibutse iyi ndirimbo cyangwa iyo yumvise niki kikuza mu mutwe cyane? Sorry biracitse gato ngo ndi kukubaza ni iyo wumvise iyi ndirimbo cyangwa iyo yibutse niki kikuza mu mutwe? Iyo nibutse indirimbo nibuka ibintu byinshi cyane, nibuka inzozi nari mfite, expectations nari mfite mbere yuko ninjira mu muziki. So ibyo numvaga nzaba naragezeho wenda mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri. So nibuka ibintu byinshi cyane, ariko akaba ari nayo ndirimbo ya mbere nkunda cyane kuko niyo yatumye mba Paccy, niyo yatumye ngira abanzi, niyo yatumye ngira abakunzi. So ni indirimbo yanyubatse mu by'ukuri. Wandika kuri Instagram yawe wavuze ko inakwibutsa ubuto bwawe, ikwibutsa ko yakugize uriwe, indirimbo yaguhaye umuryango mugari w'abafana. Iyi ndirimbo wenda mwikorwa ryayo byarakoroheye cyangwa se byari byoroshye, byagenze gute? Nanashimira cyane umuntu witwa Kayishunge twayikoranye kuko ni nk'ari we wamfashe akaboko. Arambwira tugenda i Butare, nikorwa n'umuproducer w'umurundi witwa Miro. Urumva no bwa mbere nangeze muri studio sinari nzi miki hakorerwa nuko bigenda, so he was there for me, so ndamushimira. Like niwe wamfashe ukuboko kwa anyinjiza muri industry. Mbese ataba hari banza ntari kubona aho mpingukira. So ntabwo byankomereye rero, ngira n'Imana igisohoka bahita bayikunda. Urugendo rutangira uko nguko kugeza uyu munsi. Kugeza uyu munsi wandika uti imyaka 15. Ni imyaka 15 imeze gute wenda ku muntu ushobora kuyivuga mu magambo makeya Paccy? Ni imyaka irimo ups and down, ni imyaka irimo ibyiza n'ibibi byinshi. So ni imyaka harimo challenges nyinshi, ni imyaka ariko nishimira burya niyo wagira challenge runaka mu kazi ukora ukabasha guhagarara ugakomeza nuko bya bintu ubukora ubu bikunze kandi ubyubaha. So ni imyaka sinzi ukuntu nayivuga, ubanza nzafata igitabo nkandika pe. Nyemerera nkubaze nk'umwana w'umukobwa w'umuraperi style abantu batazi batamenyereye bafata ukuntu umwana w'umukobwa kiragiye bamufataga gute, nize wenda challenge wahuye nazo icyo gihe ndetse by'umwihariko nk'umuraperi kazi? First of all nta muntu ajya gufata nk'umukobwa. Uzarebe ibintu byose byagiye biba, ama award yajyaga baburaga icyiciro cy'abakobwa, ugasanga banshize bakora ngo hip hop artist bakanshyira muri ba Bulldog na ba Riderman. Like urumva nago icyo gihe hip hop y'umukobwa mbese byari bigoye, ariko ikintu nshima nuko that time umuntu yubatse abantu benshi. Hari abantu babayeho kubera indirimbo nakoze kiriya gihe. Hari abantu uyu n'uyu munsi ashaka kukubwira ati ya ndirimbo yawe amaganya yatumye mva muri ibi bihe, ya ndirimbo yawe umunsi umwe yanyibukije kanaka. So hari ubuzima, hari imitima twakomeje icyo gihe, and I respect that. Ndanabishimira Imana. Wenda ubona ari iki gikwiye gushyirwamo imbaraga aho bigeze uyu munsi, kuko kiragiye byari uguharura, uyu munsi ni ukubaka no gukomereza aho bigeze. Uyu munsi nicyo uvuga ngo iki cyashyirwamo imbaraga kugira ngo tugire abo bana b'abakobwa benshi muri music industry ariko cyane cyane no muri hip hop? Icyambere abantu bumva injyana ya hip hop ntibakageneralize. Hari ukuntu usanga
nk'injyana ya hip hop ubwayo nyine abantu bayifata nabi wenda bitewe n'umuntu umwe ugasanga umuntu umwe imico ye bahise bayitirira injyana yose wenda akaba ati abantu bakora hip hop bameze gutya ugasanga byangije nk'umwana w'umukobwa n'umubyeyi akavuga ati se nzana kure kugakora indirimbo bavuga kuriya injyana bavuga kuriya so means basapotinge burya umuntu akura kuko wamuhaye support basapotinga injyana like niba hari umuntu wakoze ikosa w'umuraperi akwiturwe ku giti cye apana injyana yose muri rusange. Okay, urakoze cyane. Ni imyaka 15 wa mugani irimo byinshi, irimo n'izo manuro ukwiye guha bakiri batoya, nubwo kimwe mu bintu bidashimishije abakunzi bawe nuko wavuze kuri gukora kuri album ya nyuma, rwose ongera ubitekerezeho Paccy. reka bizaterwa nuko bazayakira like nejo bundi mu minsi ya vuba cyane ndaba indi ndirimbo iri kuri album so uko bazayakira nibo bazatuma nguma hano so nibanyereke ko banshyigikiye kugira ngo nanjye nzareke kubatera agahinda mbabwira kandi ko vuba cyane bafite indirimbo nshyashya yewe. Okay, iyo uherutse gushyira hanze birabareba birakureba wabonye barayakiriye gute? Birakureba bayakiriye neza actually nanabashimira cyane n'umuntu utarajya kuyireba birakureba kuri YouTube channel yanjye ya Paccy so nashimye ko bayakiriye actually kubera ko buri icyo umuntu aba akeneye ubukeneye first of all abantu babanze babone ko uhari nabo bakwibuke cyane ko nari maze umwaka ntakora ariko feedback ni nziza so narabikunze cyane. Okay, wabonye abantu se biri kubareba? Wabonye abantu biri kubareba ibyo wavuze? Hari abantu bagiye bakubwira ko ibintu wavuze n'ubundi ari ibihari muri industry. Iri gutwika ntabwo ndi kukubwira ni abantu bakubwiye ko ibintu wavuze bibareba, harimo ibibareba byo muri industry, babyakiriye gute? Birabareba se? Barimo bireba. Yaba harimo nyine ubwo buri iyo uteye ibuye ahantu nyine hakagira igira nyine ibigize ubwo niyo biba bireba nyine ngayo ngoko uriya wiyumvishemo yariyumvisha. Urakoze cyane Oda Paccy, dutegereze iyo ndirimbo yawe. Iyi ni indirimbo yashyize hanze n'ubundi niyo tugiye kumva, ni indirimbo iryoshye cyane, arakubwira ati birakureba. Ni indirimbo yashyize hanze mu minsi mike ishize, reka tuyumve hanyuma dukomeze n'izindi story.